twavuye mu murwa mukuru wa Kent birumvikana dutanguranwa n'amasaha ari nako turi kwitegura mu buryo bwose. Imyambaro twari twamaze kuyambara, igisigaye ari ugushyiramo ama ekuteri akonekitinze mu buryo Bonita arimo kuduhuza neza ku buryo aho buri wese arabari turaba twumvikana neza cyane. Ako kanya Petronile Lewis atubwira ko tugomba kwitoranyamo umuyobozi w'icyo gitero kuri iyo nshuro kugira ngo amabwiriza arajya ashyiraho aba ariyo dukurikiza nta kindi tugendeyeho, ndetse uwo muyobozi akaba ari we urajya aturebera mu byo dukora byose. Brian na kapiteni Hiberi bavuga ko ntabwo bashobora kwibagirwa ingamba Petronile yarwanye, bityo ako kanya nta kujya impaka niwe ugiye kuba umuyobozi w'urugamba. Petronile Lewis atureba twese azunguza umutwe, natwe tuzunguza imitwe tuvuga ko tubyemeye neza cyane. Ako kanya ahita avuga ko noneho natwe agiye kutugabamo amakipe ku buryo misiyo turayikora mu buryo nta muntu ushobora kudukeka. Ahera ku ikipe ye iraba irimo we, kapiteni Hiberi ndetse na Brian. Ikipe ya kabiri kabirimo njyewe na Gema. Ikipe ya gatatu kabirimo kapiteni Cedro Jeff, Vivence Lewis na Neira Lewis baraza kwiyunga kuri Gerine ndetse n'umusore bari kumwe niba bari mu rugamba. Yamaze kutugaba mu matsinda arimo abantu batatu uretse njyewe na Gema, n'ubundi na ba Gerine baraza kwiyunga kuri ba Neira, atubwira misiyo uko iteye muri ubu buryo bukurikira. Avuga ati njyewe ikipe yanjye ndimo ubwo ni njyewe, kapiteni Hiberi na Brian. Ikintu turaba dushinzwe tukigera mu ishyamba ni ugushakisha ahantu hose Rufusi aherereye, bivuze ko ikipe yacu ariyo iri buhure na Gerine mbere. Noneho Gerine nitumara guhura, umusore bari kumwe barahita batandukana, umwe atwereka aho Rufusi n'abandi bayobozi bashobora kuba bari kumwe bari, undi nawe ajyane n'ikipe ya ba kapiteni Cedro Jeff, Neira na Vivence bihuta bajya gushaka ahantu intwaro zose z'inyeshyamba ziherereye. Intwaro nimuzigeraho ni ugukora ibishoboka byose akaba ari mwebwe muri kuzigenga kugira ngo inyeshyamba zitaza kuzigeraho, ibindi turabimenya nyuma twamaze kugera mu indani. Mu gihe ikipe ya ba Maximilian n'umukunzi we Giovannia ikintu buri bukore muradukorera ni ukujijisha. Ukujijisha ndi kuvuga no kwereka abasirikari b'inyeshyamba ko mwageze mu matware yabo, ariko mukabyerekana mu buryo butagaragaza ko mwaje kurwana, ahubwo muhageze gutyo gusa mu buryo bwo kugira ngo twebwe abari gushaka muduhereze umwanya tugera aho tugiye. Wenda mushobora kumva mvuze ngo mwebwe mujye kutujijishiriza, mukumva ari nkaho akazi tubahaye gacitse amazi kandi mufite uburambe bukomeye cyane ku bijyanye n'imirwano, ariko ntabwo ariko bimeze. Ahubwo mbipanze gutyo kubera ko igihe cyose muraba mwigaragaje hari amahirwe menshi ku nyeshyamba ko ziratangira kugira akajagari n'akavuyo kenshi ku buryo bashobora kurwana, kandi uko twese turi kuri iyi misiyo nta muntu barusha kwideburiya mu rugamba urwo ari rwo rwose, kuko uko rwaba rumeze kose. Nubwo wenda hano harimo abarwanya ingamba mbere yanyu barimo ba kapiteni Cedro, Hiberi, ariko Suzimike na Max ni mwebwe muherutse kurwana hafi cyane ku buryo amaraso yanyu agishyushye. Gusa ntabwo nshaka ko ibyo ari byo tuza gutindamo kubera ko misiyo dufite niyo gushimuta Rufusi mu buryo butamenyekana, ariko hano hari umupango wa kabiri, plan B ishobora gukurikiraho igihe misiyo yacu irimo kuzamba. Nibiramuka bizambye cyangwa se urugamba rukamera nk'urudusumbirije, nta kintu kirakurikiraho plan twapanze mbere ariko turongeramo ahubwo natwe ibindi bintu ku buryo igihe baraba bazi ko badufite cyangwa se habaye ikindi kintu, ahubwo twebwe duhite tubaca intege. Aho muri iyo misiyo nahise nteganya ko Vivence n'ikipe ye baraba bari kurinda intwaro, murahita mutangira kuzibakangisha mubarwanya. Ibyo bize guhura neza nuko natwe ibyo turaba turimo byose ku mpande zacu biraba byarangiye, ubundi n'ikipe duhite duhurira hamwe turwanire hamwe urugamba, ariko tutibagiwe ko Rufusi tumufite uko byagenda kose, kugeza ubwo nibishaka n'inyeshyamba tuzirimbura cyangwa se zikwira imishwaro. Ariko ku ruhande rwacu gutsindwa byo birumvikana ntabwo birimo. Aha niho abari muri control pano Bonita na Anthony Mati baraba batureba neza ku buryo buri ntambwe yose yacu baraba bari kuducungira batubwira niba hari abari hafi kutwegera bagaba igitero cyacu cyangwa se bashaka kudutega agatego shuma, undi ufite igitekerezo akiduhereza. Petronile Lewis yamaze kuvuga gutyo twese turarebana, tuzunguza umutwe bigaragaza ko misiyo ari uko tugiye kuyikora, nuko dufatana ibiganza twese nubwo akantu k'ubwoba kataburagamo. Bonita ahita tubwira ko ubu ahantu Gerina aherereye ari kumubona agendeye ku murongo we wa telefone. Nitugerayo turamuhereza ekuteri ye nawe yambara kimwe na mugenzi we, ariko amakuru aduhaye nuko Apollo nawe misiyo yari yagiyeho yamaze kuyigeraho kubera ko umusore watumwe na Rufusi yamaze gushimutwa, bakaba bamuteye imiti isinziriza Gerina yatumye Apollo mu nzira aza
ku buryo arasinzira igihe kinini ndetse bakamuzirikira no mu ishyamba aho nta muntu ubasha kumubona, ku buryo bivuze ko Apollo yamaze kurira indege. Ariko ayo ntabwo ariyo makuru afite gusa, kuko andi tutayamenye misi ishobora kudatungana. Bonita mu kumubaza andi makuru bamenye, Anthony Matt avuga ko mu ishyamba ry'inyeshyamba hari umwana w'umwe muri bariya bagabo Apollo agiye guhura nabo waje ngo abe ari kumwe nabo, kandi uwo musore akaba afite uburambe mu bijyanye no gutega no gutegura ibisasu bya kirimbuzi. Kwa kundi mu bihugu byo hakurya umwana akura bamutoza ikintu kimwe akaba ari nacyo yiga mu ishuri. Bityo mu kumenya amakuru Gerine yabahayeho, Bonita aje gushakisha asanga uwo musore amaze igihe aminuje mu ishuri rya gisirikare. Birumvikana papa we ni umusirikare ukomeye muri Yope Military, ariko afite ububasha bwose. Rero mu bantu dufite bo gushyiraho umutima uwo musore nawe agomba kuba arimwo. Anthony Matt yamaze kuvuga gutyo, Petroni Lewis amubwira ko amushimiye cyane kuko turabyumvise, kandi ntabwo uwo musore aratugora kumufata kubera ko afite uruhu rutandukanye n'urwacu, kandi nawe kumufata bugwate nta kintu na kimwe bitwaye, kubera ko araba ari ikimenyetso kigenda, cyangwa se tukaba dushobora kuzamukuraho ikimenyetso gishyirishamo papa we na mugenzi we. Bivugwa ko mu myaka ya kera ikipe ya ba Petroni Lewis na ba Venice bishe abo bakomokaho, akaba n'abafitiye amatsiko menshi cyane. Petroni Lewis yamaze kuvuga gutyo, Anthony Matt atwifuriza urugendo rwiza ndetse no kongera kubonana nitwongera kubonana. Nuko n'ubundi twari twamaze gusohoka mu murwa mukuru wa Kent kare cyane, ndetse twanamaze kwinjira mu ntara yaturiye ishyamba twaritangiye. Noneho uburyo nta kinyabiziga cyari mu muhanda, birumvikana Kapiteni Jeff imodoka yayitwaraga nk'uri mu masiganwa akomeye cyane, ku buryo twahise tubona ko amasaha y'urugendo agiye kugabanuka. Ndetse kuko nta na byinshi twari dufite byo kuvuga, twese twari mu mutuzo ukomeye cyane, kugeza ubwo ikirere cyagiye gitandukana turimo kureba umuseke wera, kugeza ubwo twageze hahandi njye na Petroni Lewis twigeze kugeza Gerine. Ubundi dukomeza umuhanda w'amabuye uri mu ishyamba. Tugeze imbere, Bonita tubwira ko ari cyo gihe cyo kuva mu modoka tukayitsimba, ubundi tukagenda n'amaguru. Twageze imbere gato imodoka tuvamo, ndetse kwa kundi abantu bakunda kwivangura, nta kintu tubivuganyeho dutangira kwicangura, buri wese ajya ku ruhande rwe. Njyewe ndabibona ko Petroni Lewis, Kapiteni Hiberi na Brian bagiye hamwe, ndetse na Jeff akimara guparika imodoka yitwikirana ibyatsi na Vivensi ndetse na Neira Lewis. Nsigara mpagararanye na Gema natwe aho ngaho kugeza ubwo imodoka barangije kuyitwikira neza. Ubundi duheka ibikapu byacu tugenda urugendo rw'amaguru kugeza tugeze aho Bonita yatubwiriye ko Gerine yagakwiriye kuba ariho ari, ndetse ni nako byagenze. Gerine n'undi musore bari kumwe baduteye sinyari, duhita tubabona bwari bumaze kuba urukerera ruyeyuye ku buryo wakubitaga amaso hakurya, ariko nturenze kure kubera ko ishyamba ibihu biba bizamuka kubera ubushyuhe butangiye kurizamo. Gerine atubwira ko uwo ari mugenzi we turi kumwe muri iyo misiyo. Ako kanya Gerine ahita ajya ku ruhande rwa ba Petroni Lewis, bahita baca inzira zabo. Umusore nawe usigaye ahita ajya inzira ze na ba Kapiteni Jeffrey. Ubundi nsigarana na Gema turi kumwe aho ngaho inyuma yabo. Mu gihe tukirimo kubitekerezaho, Bonita na Anthony Matt batubwira ko njye na Gema tuba duhagaze aho ngaho tugeze, kubera ko bagiye kugera aho Gerine ashyize imyambaro yose ndetse n'intwaro zituma bagaragara nk'aho ari abo muri iryo shyamba. Ndetse no ku ruhande rwa wa musore bikaba uko nguko. Nuko mu gutegereza akanya gato Gema aruhutse umutima arambwira ati, ndi kwibuka ukuntu ejo wambwiye ngo ibyo uvuze ubikuye ku mutima. Ndamwenyuranitse umutima musubiza nti yego niko byari bimeze, nari mbikuye ku mutima. Gema nawe aruhutse umutima arambwira ati, biratangaje gusa nta kibazo byankoze ku mutima nanjye nubwo ntari mbyiteguye. Hari igihe amarangamutima dukoresha ibikorwa, muri ibyo bikorwa tugatekereza ko ari ukuri turimo, ariko kubera ko ari amarangamutima yacu yabikoze, twebwe icyo gihe ntabwo tuba dutekereza ku marangamutima yabo turi gukorera ibyo bikorwa turimo gukora. Icyo gihe hari nubwo tubikoreramo ibyaha cyangwa se amakosa, ariko ntitumenye ko ari amakosa turimo gukora. Rero iki gihe gishize maze igihe ndimo gutekereza nibaza nti, ese ubundi nari gukora iki? Nza gusanga mu byo nari nkwiye gukora byose nta na kimwe nigeze nkora, cyangwa se ngo nshyire inshingano zanjye mu bikorwa. Nanone nza gusanga ku rundi ruhande, icyo gihe nari mfite impamvu yo gutuma numva ko ibyo ndi gukora ari ukuri, kubera ko muri ubu buzima iyo duhanganye n'ikintu kimwe cyangwa se ari cyo duhanzeho ijisho cyane, hari ubwo ibindi byose tubitera umugongo.
kandi niko umuntu aremye mu buryo kubihindura bigoye, uretse gusa igihe nyiri kubikora ari we ufashe umwanzuro wo kubikora. Urugero, niba mvuze ngo ngiye ku ishuri kwiga amasomo yanjye mu gihe runaka, ako kanya mpita nishyiramo ko amasomo ari cyo kintu cy'ingenzi muri ako kanya kurusha ibindi, kugera ku rwego uzasanga umunyeshuri yarahirimbiye akiyibagirwa kubera ko atekereza ko iryo shuri ari kwiga igihe azaba arirangije ari bwo aziyitaho, kuko azariboneramo ibyo azaba akeneye byose ngo yiyiteho, akureho n'icyuho cy'imibereho mibi yagize ubwo yari ari ku ishuri. Noneho ikintu kibi kinatangaje muri ibyo ni uko nyuma y'ibyo byose twahanzeho amaso, iyo birangiye kandi tutanashobora kubisubiza inyuma, twisanga na bya bindi twari twiteze ubwo twari kuba turangije amashuri ntabyo tubona. Ugasanga tubaye nk'aho igihe cyose twamaze ku ishuri gisa n'igipfuye ubusa, ahubwo tugatangira gushaka izindi nzira zitugeza muri bwa buzima twifuje ubwo twari ku ishuri, tugatekereza ko turimo kuburwanira, bikaba birangiye turi gushaka kubwubakira mu bundi buryo. Mbese muri make bikagaragara nk'aho rya shuri twize ryabaye imfabusa, ahubwo tugasigara twirema agatima ko ritabaye imfabusa, kubera ko ngo wenda igihe cyo kugera muri ubwo buzima bwaturutse ku kuba yarize amashuri wenda bizaza. Ariko ntabwo ari rimwe cyangwa kabiri uzumva uwize ubwenjeniyeri akora akazi k'ubudozi, uwize ubwarimu akaba yoroye inkoko, umuganga akaba akora akazi ko gushyira amavideo ku mbuga nkoranyambaga kuko nta yandi mahitamo afite. Noneho ikibi kurushaho nuko twishyira mu mutwe ko ibyiza biri imbere ku bijyanye na ya masomo twize, ariko siko biba bimeze. Ukuri guhari nuko uyu munsi niba umeze nabi bitavuze ko ejo uzamera neza, kuko ushobora kumera nabi kurushaho kugeza igihe uzapfira. Ibyo byose nkaba mbikubwiye ngendeye ku byambayeho hagati yanjye nawe, kubera ko kiriya gihe nari narishyizemo ko misiyo ari cyo kintu cya mbere kikaba n'icya nyuma ngomba kwishingikirizaho. Impamvu iyo ari yo yose yari gutuma mbona ko misiyo ipfuye, numvaga ntagomba kuyakira mu buzima bwanjye, ndetse nanone nkumva nakora ibishoboka byose kugira ngo ikizambye muri misiyo mbashe kukigarura, ari naho amarangamutima yanjye yatumye nkubwira bene ariya magambo. Ariko nkirengagiza ko mu buzima busanzwe nsanzwe mfite umukunzi n'urukundo ngomba kwitaho, ariko ako kanya nkaba atari byo mpanzeho amaso cyane. Rero muri icyo gihe nkubwiye cyo kwitekerezaho, naje kumenya ko icyo warwaniye n'iyo kitaguha umusaruro ntabwo byakuraho ko wakirwaniye ukanagitambaho igitambo cy'igihe cyawe. Ibyo bikaba byaramaze kunyereka ko njyewe urukundo rwanjye nirengagije kiriya gihe namaze kurwangiriza, ku buryo niba hari n'amahirwe yo kurugarura ngo dusubirane ni 0%. Akaba ariyo mpamvu nkubwiye ko byantunguye cyane kumva uvuze ngo ijambo ryaguturutse ku mutima ari njye uri kuribwira, kubera ko ntatekerezaga ko ibyo byakongera kubaho. Bityo mbere y'iyi ntambara reka nkubwire amarangamutima yanjye, cyangwa se nkubwire ibitekerezo nagize nyuma yo kugaruka kwawe nkabona utakintekerezaho, utagikeneye kumvugisha. Ukuri guhari nuko ndi umuntu mubi cyane, ndetse nkaba nanateye nabi cyane, kubera ko ntabwo mbasha kurinda iby'ingenzi byanjye kandi byakampaye ubuzima, mu gihe hari ikindi kintu kije nkagihangaho amaso cyane. Muri make meze nk'uwashize impumu akibagirwa icyamwirukansaga. Rero ntabwo nigeze ngira umutima wo kukurenganya, ahubwo nari ntegereje iki gihe kugira ngo ngusabe imbabazi ko nakwangirije amarangamutima, atari uko nzikwiriye ahubwo ari uko ninzigusaba byibura ndi bwumve nduhutse umutima. Namaze gusobanukirwa ko nta mbabazi nkwiriye, kuko ikosa nakoze kuri babarirwa byo sinzi aho byaba biturutse, kiretse wowe nyiri ukurikorerwa uramutse utarumvise cyangwa se ngo ubone uburemere bwaryo. Aho ntakwangirije amarangamutima gusa, ahubwo nkanaguteza abantu twari kumwe bitari ngombwa ko bamenya ibyacu. Nsabye imbabazi mbikuye ku mutima, kandi igisubizo cyawe uzakigumane ku mutima wawe. Nanjye nzasigara ngendera ku kuba gusa ngize umutima w'ubutwari wo kugusaba imbabazi, no kuba uru rugamba nituramuka turutsinze nzabasha byibura kujya nkomeza kukubonaho, kuko n'ubundi ndabizi ko nta muntu wagize agaciro nk'akawe. Basi njyewe mbona wampaye impano yo kubaho ubuzima bw'ubwigenge njye mubona buri munsi. Gema yamaze kumbwira gutyo mu buryo ntazi nisanga namaze kumugeza ikiganza cyanjye cy'ibumoso mu irugu rye inyuma y'umutwe, ubundi mukurura mwiyegereza mpita nsangisha umunwa we uwanjye. Mu buryo butunguranye nkimara kumugeraho nta n'itsiyeri rinyuzemo, twese duhita dushyigukira hejuru. Petero ni Lewis atubwirira muri ekuteri ko ayo magambo tuvuze bose turi kumvikana muri ekuteri babashije kuyumva.
ariko kuva yavuka nta jambo ry'ubutwari yigeze yumva nk'iryo ngiryo. Ariko ntabwo bikuraho ko ako kanya hari habuze gatoya ngo yicare hasi abanza avubura amarira y'amarangamutima abone gukomeza ibikurikiyeho nyuma. Nuko yibutse ko ari ku rugamba, bityo ibyo birahagije kuko uvuze ayo magambo abarutana za ntwari zarwanya ingamba z'imbunda n'amasasu. Mu kurebana na Gemma aramwenyura ariko ahita areba hasi. Anthony Mata ahita avuga ko aho Petero ni Lewis ari kuvugaho ari abanyeshuri bize mu kigo cye, bityo nk'umuyobozi mwiza uzi kurera neza akwiriye igihembo cyo kuba umuntu wiziwe aba azi gusesengura amagambo ndetse n'ibikorwa n'ingendo ze akamenya ingaruka bizakurikiraho. Petero ni Lewis amusubiza amubwira ko igihembo gikwiriye kandi ntabwo bizigera bitinda na gatoya kuko azakimumurikira kimeze nka surprise kandi azabyishimira cyane. Bonita abaza Neyira niba ari kumwumva neza cyane. Neyira amusubiza ko ubu akanyamuneza ari kose ku buryo uru rugamba rugiye kuba uburyohe kurusha uko yabitekerezaga. Nitegereje Gemma nirengagiza byose barimo kuvuga, ndamwegera ubundi muhereza ko kwitama biramucanga mpita murekura. Petero ni Lewis avuga ko ariko kanya ko kujya guteza akaduruvayo, ariko twibuke ko ayo marangamutima tuyagabanye batadukubitira ahareba inzega. Mpita nkora kuri ekuteri kugira ngo mubaze niba ibyo avuze ari ukuri ko tugomba kujya mu kazi. Petero ni Lewis ansubiza avuga ati mugende mu kazi mushinzwe basore kandi muze kutugeraho vuba cyane. Ako kanya Bonita ahita avuga ko agiye kuturangira inzira ducamo ku buryo biroroha cyane gukora ibyo tugiye gukora, ndetse nyuma bize gutuma tugera ku bageze imbere mu kigo byihuse. Mu gutungurwa Gemma ahita abaza niba koko ba Petero ni Lewis bamaze kwinjira mu kigo indani. Petero ni Lewis ahita amubaza niba atekereza ko ari we ntwari wenyine kubera ko avuze amagambo akora ku mutima akumva ko we ataba yamaze kugera mu kazi ke kare cyane. Anthony Mata avuga ko ari kubona misiyo iraryoha kuko urwenya dufite muri iki gitondo ruvanze n'amagambo asize ubuki ndetse n'ibyo aketse nyuma yo kureba ku mashusho ya satelite Bonita amweretse ubwo amagambo y'amarangamutima yamaraga kuvugwa biraza gukora akantu. Anthony Mata yamaze kuvuga gutyo mpita amenya ko kumbe Bonita yaturebaga mu mashusho ya satelite uburyo twegerana byanga byakunda bagahita bakeka ko turi gusomana. Petero ni Lewis ahita abaza ibyo bintu byabaye nyuma yo kuvuga amagambo y'ubutwari. Mpita musubiza mvuga ko nta kintu na kimwe kigeze kiba rwose, ahubwo tuze kongera kubonana kandi amahirwe masa. Nuko njye na Gemma duhita tuva aho ngaho tugenda tujya kwinjira mu kigo, ariko tukimara kurenga imbago aho turi kubona abayobozi mpita ntekereza ko ubundi misiyo tugomba kuyigira special. Mpita mbaza abo turi kumwe uko byagenda ubundi icyo gisirikare turamutse tukirimbuye tutitaye ku gutegereza plan B. Petero ni Lewis ambaza icyo ndi gutekereza mpita mubwira nti abantu benshi bari muri iki kigo nk'abasirikare nubwo harimo abaje ku bushake bwabo, ariko hari abarimo batabishaka, ndetse yewe turanabizi neza ko igisirikare ubundi hari abantu benshi bakijyamo ku bushake ariko bamara kugeramo bakifuza kukivamo batakibibonye. Bivuze ko no muri aba abaje ahangaha ku bushake harimo n'abashaka kukivamo bakibohora. Rero ubateranirijeho abaje nk'abashimuswe, abagurishijwe n'ababyeyi babo n'ibindi byinshi bitandukanye, wasanga misiyo tuyikoze muri ubwo buryo ubwabo abasirikare batangira gusubiranamo, ubundi natwe tukibonera icyuho mu mahoro cyane. Murabyumva gute? Petero ni Lewis namaze kumubwira gutya ambwira ko ibyo bintu biri kumvikana nkaho bifite gahunda, ahubwo mbwira abantu bose uko mbitekereza. Nuko mbabwira byose uko bimeze, ariko nsoza mbasaba ko ari ibikunze ko twakora misiyo ubwo bubasha bwanjye na Giovanni babuduhereze, nabo bagakora ibishoboka byose bagakora akazi kabo nk'uko umugabo w'ingabo yabipanze, ubundi twese tugahuriza hamwe. Anthony Mata avuga ko keretse niba wenda ari umusivile ariko ari kumva iyo misiyo yaba ari inyamibwa. Kapiteni Hibera ahita avuga ati ubwo bivuze ko n'ubundi twaba twishe inyoni ebyiri n'ibuye rimwe, ndetse yewe iki kintu ntikizongere no kuduhangayikisha na gatoya. Kapiteni Cedro Jeff avuga ko iyo misiyo nge na Giovanni tugiye gukora tuyimushyiremo ku buryo abo bose batemeranya no kuba bari aho ngaho ari ubiyegereza, ubundi abaha intwaro batangire barwane. Gemma avuga ko akenshi mu gisirikare baba barabacengejemo ibitekerezo, bityo ntabwo wapfa guhamya ko abo bantu bahita bahinduka, ariko nitwemeranya misiyo ko igiye gukorwa ubwo Kapiteni Jeff araba ari aho hafi. Petero ni Lewis avuga ko misiyo igiye kujya mu bikorwa, ahita abaza Jeff aho bageze. Neyira avuga ko bageze aho bari kubona abagabo b'inzirakarengane imbere yabo bane bagiye kurya ingumi n'imigeri mu buryo butunguranye. Duhita tumenya ko bageze ahabikwa intwaro, bityo umwanya wo kuvuga ukaba urarangiye. Petero ni Lewis ahita avuga ati misiyo muyikore neza, muhite muza kutureba.
namaze guhabwa uburenganzira ndebagema, ubundi nerekeza amaso aho ndi kubona abasirikari benshi, nuko nsakuza mu ijwi rirenga cyane mvuga nti Maximilian na Giovanni yabageze mu matware yanyu. Abasirikari bari hafi bahita batubona tayari nta kuzuyaza baza kuturwanya. Tubanza kubafata nk'ibiryo bya mu gitondo, dore ko noneho byoroshye misiyo cyane kubera ko muri uko kuza ari benshi. Abari bafite intwaro babuze uko barasa, gusa Gema yarakiri inyuma yanjye atangira avuga ati ntabwo tuje kubarwanya ahubwo tuje kubabohora. Turabizi ko hari abari muri mwebwe mudashaka kuhaba, bityo abashaka gutaha mufata inzira mwitahire mu mahoro nta muntu uzabakurikirana. Gema yamaze kuvuga gutyo mbona bashakaga kurwana bamwe bahise batuza ndetse bahagarara batureba. Akomeza avuga ati ngende Giovanni n'umukunzi wanjye Maximilian n'abatatuzi mutumenye twaje gucyura abana bazanwe hano ku ngufu. Abageze hano bagasanga batabasha kuhaba ariko gutaha bikanga kubera ko nta burenganzira bagifite, ndetse namwe mwese mwashyizwemo ibitekerezo bibi ko leta yacu ari mbi, ariko barababeshye kuko murabizi njye n'umukunzi wanjye dufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byose biri muri Kentrone igihe twamenye aho biri. Bityo rero abataha batahe, abashaka ko iri shyamba dusiga turitwitse mujye ku ruhande kuko murabizi ko tutarisiga rihagaze, hato hatazagira n'umuntu wongera guhirahira akora iterabwoba muri Kentrone yacu. Ako kanya twatangiye kumva amasasu arasa mu kirere mu kwerekeza amaso aho arimo guturuka. Tubona niko basirikare bari baje barimo kudusanga, ndetse bigaragara ko barimo abasirikare bakuru. Ako kanya bamwe bamaze kumva amagambo yacu akabacengera, bidatinze bahita bajya ku ruhande bameze nk'abatanga inzira. Abaje bigaragara ko ari ibikomerezwa bageze kuri njyewe na Gema bavuga bati yo kumbe ahantu hose mwakoze amabara ngo muri kurwanya urugamba bwa nyuma na nyuma, aha niho muje gupfira. None se ko mbona mwaje kwiyahura, none nta n'intwaro mufite, muri make mwizeye ko murarwanisha amaboko gusa bikavamo? None mutaranavuga n'ikibagenza muhise mupfa bidatinze. Ngaho rero murabeho kuko twifitiye byinshi byo gukora. Uwo muafandi yamaze kuvuga gutyo mpita mubwira nti urabibona, dore icyo nicyo wibeshyeho cyane. Utekereza ko intwaro zirimo imbunda n'amasasu ari byo birwanisho, ndetse n'umunwa akaba ari uvuga gusa. Ariko se utekereje neza urasanga ari ikihe gitanga ibyo ukora byose, cyangwa se ari ikihe kintu gituma ufata umwanzuro? Ubwonko niyo ntwaro mfite nonaha, bitandukanye nuko wari uvuze ngo umunwa. Ari nayo mpamvu aka kanya nta rindi jambo ndi buvuge ariko mpite nanagutsinda. Ako kanya namaze kuvuga gutyo Anthony Mata ahita tubwira twese ko leta yacu ya Kentrone itajya ibeshya iyo ivuze ko njye n'umukunzi wanjye turi ibyihebe, kuko ubu ngubu iyo Apollo ataba yamaze gutora ibyo yagiye kureba, ubuzima bwacu buba buguye mu kaga gakomeye cyane, ariko nicyo kintu kigiye kudutabara. Ako kanya mpita menya ko Apollo misiyo yisoje. Anthony Mata avuga ko ari mu nzira agaruka, ndetse indege yihuta cyane iri hafi kumugarura aho yamukuye, bivuze ko nawe mu kanya urugamba turaba tururimo neza cyane. Anthony Mata yamaze kuvuga gutyo, Petron Lewis avuga ko atari ibyo gusa biratabara ubuzima bwacu kuko Rufusi bamaze kumugeraho, ahubwo dukeke ngo ni bande bari kumwe na Rufusi. Ako kanya mpita mbwira Fande nti ngaho twice niba ari ibyo uri kumva ari byiza, ariko byaba byiza mbere y'ibindi byose uramutse uhamagaye boss wawe ukamubaza niba ameze neza. Afande mu kwikanga ahita atungurwa cyane, atureba njye na Gema areba n'abasirikari be uko adutunze imbunda. Ako kanya icyombo cye gihita gisona mu gukanda aho yitaba, niyumvira ijwi rya Rufusi avuga ati batwinjiriye kare cyane, aka kanya badufashe ndetse banatuziritse, mubanze mukize ubuzima bwacu ibindi biraza nyuma. Rufusi yamaze kuvuga gutyo, Afande mu mujinya mwinshi ahita akubita hasi icyo yavugiragaho asakuza cyane ati nimubice bose mubamare. Ako kanya sasa intambara itangira kurota, ariko mu basirikare turi kurwana havamo bakwira imishwaro basohoka ishyamba kubera ko bari bumvise ibyo twavuze. Nuko njye na Gema dutangira gukubita abagabo umwe kuri umwe bitewe n'ukuntu babyiganaga, bamwe bashaka kuza kurwana abandi biruka banyuranyuranamo nk'uruvunganzoka. Noneho kwa kundi amakuru yiruka cyane mu buryo bwihuse, niko bagendaga baha abandi amakuru yiruka cyane, bamwe tukabona baje biruka badusanga bahoreye cyane, batugeraho kumbe bagakomeza kwiyirukira kubera ko harimo abari guhunga, ariko natwe tugakomeza kurwana dukubita abaje bafite imyumvire yo kumva ko baje kurwanira igisirikare cyabo, ku buryo twabonye umubare mwinshi uhunga ishyamba abandi bakaza kurwana. Bimaze kuba akajagari dutangira gushaka uko dutangira gukwepa twinjira mu kigo indani,
ahubwo twebwe dutungurwa no gusanga bamwe mu basirikari bari aho ngaho batashakaga kuhaba bari kurwana na bagenzi babo batangira kumera nk'abashyizwemo indwara ya virusi y'amazombi amara guhinduka akica bene babo b'abantu. Ibyo Anthony Mati mu kubibona avuga ko hari amahirwe arenga 75% komisiyo dushobora kuyitsinda. Mpita mbaza Kapiteni Jeff uko bimeze, avuga ko aho bari bakiri mu mahoro nta n'umuntu urahagera kubera ko abakahaje bakimenya amakuru bafatanwe na Rufuse aho bari. Atararangiza kuvuga ako kanya ahita avuga ngo buretse gatoya. Mu kumubaza ibyo ari byo ntiyasubiza muri njyewe, mpita mpangayika cyane nibaza ibyo ari byo. Wa musore wari kumwe na Gerina ahita avuga ko ari wa musirikare ukomeye duhoze turi kumwe uje aho ngaho kureba intwaro n'abandi basirikare bari kumwe, reka babanze babiteho ibindi biraza nyuma. Mpita mvuga ko natwe tugiye kuhagera. Ubwo twagiye Anthony Mati na Bonita baturangira inzira tugomba gucamo, ari nako duhanganye n'abasirikare turi guhura nabo, ari kurebye ingamba twarwanye no kuba twararwanye n'abasirikare barenze cyane mu myitozo kandi benshi amasaha menshi cyane. Abo ntabwo ari abasirikare twari dufite bo gutaha umwanya cyane ko kurasana bitari gushoboka ngo abantu benshi barasa abantu babiri. Kera kabaye twinjiye mu isenga ry'impyisi aho abayobozi bari tugera aho Gerina ahagaze, bigaragara ko we na Brian bari kureberera hanze bameze nk'abacunze umutekano. Batwereka aho bagenzi bacu bari muri ako kanya. Mu kwinjira Gema ankurikiye, ntungurwa no gusanga Kapiteni Hiberi ahagaze imbere ya Rufusi, umusore wambaye imyenda y'inyeshyamba ariko afite uruhu rwera rutandukanye n'urwacu. Nahise nkeka ko ari wa musore ufite papa we w'umusirikare ukomeye Iyope. Mu gukubita amaso ku ruhande abandi bagabo batatu baziritse, ntungurwa no kubona ari inkuru igiye gukora ku mutima Apollo cyane kurusha izindi nkuru zose yaba yarumvise mu buzima bwe, bitewe n'ukuntu kumbe amaze iminsi arimo kubashakisha ku rwego rurenze urugero. Kuriya wa mugabo papa wa musore wahuje Gastamu na Gerine na wa wundi bari kumwe ako kanya, hakaba nanone umuyobozi wa radio TV6 Kentrone ndetse n'umugabo ubitse ibimenyetso byerekana Mariamu na Rufusi barimo kwica Petro ni Lewis, njyewe na Fereyiro. Bose Kapiteni Hiberi abahagaze imbere yamaze kubazirika amaboko, na Petro ni Lewis arimo kubitegereza cyane. Petro ni Lewis ambaza amakuru hanze uko bihagaze. Birumvikana ntabwo bigeze bamumenya kubera ko amasura yacu yari atwikiriye. Maze kumusobanurira byose, Kapiteni Jeff avuga ko amaze guhamagara polisi ya Kentrone, intwaro bakaba bagiye kuza kuzitwara. Petro ni Lewis mu kubyumva avuga ko ubwo bimeze bityo ako niko kanya ko kuva aho ngaho, kuko nta wamenya ngo abapolisi bakorana baratanga amakuru hehe, bitume General Torres amenya amakuru y'imbere y'igihe aza aho ngaho. Mu gihe Kapiteni Jeff arimo kuvuga ngo abayobozi yahaye amakuru barizewe ku buryo abizera hatavamo abagambanyi, twese twumvise indege ya kajugujugu ihinda hejuru yacu. Mu kubaza amakuru Anthony Mata avuga ko ari indege ya gisirikare kandi iri guparika hejuru yacu aho turi. Petro ni Lewis ahita avuga ko byanga byakunda General Torres amanukanye igitero, bityo tuva aho ngaho igitaraganya. Kapiteni Jeff we mu gihe atari yakabyumvise ko abayobozi muri polisi bagambana, niko njyewe Gema Kapiteni Hiberi twari twamaze gufata abo bagabo bose, mu gihe Petro ni Lewis we yahise yifatira Rufusi avuga ko ari warajyana ku kabina keza ubutamurekura. Twasohotse muri icyo cyumba kigaragara ko ari icy'abayobozi ndetse gikorerwamo n'ibindi bikorwa bitandukanye cyane bya gisirikare, mbese ariho bahurira iyo bari gupanga gahunda zabo nk'abasirikare. Tukimara gusohoka aho ngaho twaguye mu kantu twese duhubirana na General Torres ari kumwe n'abandi basirikare bigaragara ko bakomeye cyane mu gisirikare cya Kentrone, ndetse bihita biduhishurira ko burya atari wenyine muri systeme y'igisirikare cya Kentrone, nk'ikimenyetso kigaragaza ko byanga byakunda leta ya Kentrone yamaze kumungwa. Mu guhubirana gutyo bahise batangira kuturasa, ariko natwe duhita dushyira mu bipimo mbere turabatanga, ku buryo abagabo bose uko ari batanu bari kumwe na Torres, Petro ni Lewis na Gema bahise babarasa amasasu yo mu mutwe. Ndetse Gema ahita avuga ko agiye kugenda ajya gutegura indege ya General Torres ajemo ariyo ducikiramo. Petro ni Lewis ahita asaba Kapiteni Jeff ko intwaro zose ahantu ziri muri iryo shyamba bazitwika badategereje ko haza abandi bantu, kuko uwo yahaye amakuru wasanga yazana n'abandi. Ibyo Kapiteni Jeff yabyikirije vuba, ndetse dutangira kumva intambwe ze nabo bari kumwe bari mu gikorwa. Ako kanya Gema afata abagabo babiri ndetse na Hiberi afata wa musore ufite uruhu rwera, mu gihe Gerina yahise afata umuyobozi mukuru wa radio TV6 Kentrone
bakurikira Gema natwe dusigara duhanganye na Torres wari uri kurashisha imbunda ya pisto, ariko amasasu ahita amushirana. Ndetse amasasu akimara kumushirana Petronile Lewis kwihangana byaranze, ahita ampereza Rufus ubundi agenda ku miguru ko atondagira inkuta z'ibiti bigize iyo kave turimo hasi, agenda aguruka, ndetse na Torres mu kubibona Zagaru aguruka bagiye guhangana. Ariko Petronile Lewis ku muvuduko wa mbere niwe wahise akubita ingumi yo mu gahanga General Torres agwa hasi, ariko agwa bya kigabo ashinze amavi n'amaboko hasi. Ako kanya Petronile Lewis nari mugezeho areba inyuma yanjye, ahita abangura uruki rwiza arukubita Rufus wahise abandagara ku ruhande hamwe na Torres. Mu gihe General Torres we yaragiye guhaguruka ngo yihorere, yatunguwe no kumva Petronile Lewis avuga ati mwambwa mwe z'ibigwari, ni gute mwatinyuka? Ese ni gute utinyuka ukagambanira umuvandimwe wawe nta soni? Ese mwumvaga ko muzabikora bigashoboka iteka ryose mukazagenda iyo nzira? Ntabwo bishoboka. Rufus uri intashima, ntabwo ujya wibuka aho wavuye ngo umenye ko ariho hari inzira yo kukugeza aho wifuza kujya. Ariko umurengwe we warakwishe utangira kurwanira icyubahiro cyanjye ngo ngufata nk'umucakara nk'aho utari umucakara. Uri ikigoryi cyane ku buryo aka kanya ngiye kubikwereka mu maso yawe maze wicuze bitagishoboka na gatoya. Torres nagufataga nk'umuvandimwe, ariko uri ikigwari kibi cyane. Ese ni ibiki byabahinduye koko? Ubu urireba ukabona uri umugabo nyamugabo. Tureke ibyo kuba umugabo nyamugabo, ahubwo se uri umugabo. Petronile Lewis yamaze kuvuga gutya ahita ndeba akuramo ingofero yari mukingirije amaso ye arandeba, anyikira ijisho ansaba gukuramo ingofero. Nanjye maze gukuramo dusutama imbere ya Rufus na Torres, ubundi turabiyereka neza cyane. Bakidukubita amaso Rufus ahita ahwera, mufata yaragiye gukubita agatwe k'inyuma hasi mu buryo bwo kumuramira. General Torres we mu gushya ubwoba bwinshi cyane ahita atangira gukururuka hasi ameze nk'ubonye inzoka cyangwa se umuzimu w'umuntu wapfuye. Ako kanya Petronile Lewis agenda amusanga amubwira ati uko urimo gukururuka niko ugiye guta agaciro imbere y'isi yose, ndetse ugenda ubasanga ubinginga ngo bakwemere ukururuka, ariko ntabwo bizakunda, ntabwo bazakwemera. Ese uzabwira Dorcas ko wishe umugabo w'inshuti ye magara Brina gute? Ni gute abana bawe uzababwira ko inshuti zabo magara waziciye papa wazo? Ahama hamwe maze urebe isi ngwira kota, maze nawe umenye uko bimera iyo uri hasi wirengagije uko wazamutsemo wakigwariwe. General Torres mu bwoba bwinshi cyane yahise avuga ati none se ni gute muriho? Ako kanya mpita mwegera mu bwoba bwinshi cyane afite, ndamufatirana mpita muzirika, ubundi nawe abimfungwa yacu tubafata mpiri gutyo. Kapiteni Cedro Jeff avuga ko intwaro bamaze kuzishyira hasi ku buryo hari gushya, ariko icyo ntabwo ari cyo kibazo kubera ko ubu duhanganye n'indege zitagira abapilote ndetse n'abasirikare bari kuza mu ndege zibura agahe gatoya ngo bahagere, kuko amakuru bamaze kuyakira. Ndetse bigaragara ko izo ndege zitagira abapilote zivuye aho zari zibitse, bigaragara ko bari baraziteguye neza cyane kugira ngo zizakoreshwe mu kurimbura Kentrone, bikozwe na papa wuriya musore twashimuse. Namaze kubyumva mbaza Bonita indege ziri kuza aho zigeze, avuga ko bitarenga iminota 2, ariko mu kijyanye na drone z'ibitwaro bya kirimbuzi tumubabarire tumuhereze iminota 5 gusa atwereke utuntu yikorera. Mpita mubwira ko mwizeye bityo nadufashe. Vivence Lewis avuga ko ari kubona uburyo bwiza ariko twese twahurira ahantu hamwe kugira ngo niba turi abarwana turwanane, kuko ikigaragara ko Kentrone yamaze kumungwa, abagiye kuza kuturwanya n'abasirikare bakomeye ba Kentrone ndetse yewe bakaba bari na hafi. Petronile Lewis avuga ko adashaka na gatoya kukuba yakongera kurwana intambara nk'iyo twarwaniye kuri sitasiyo ya polisi mu minsi yashize, bityo ikiza twese duhurire ku ndege ya Torres yajemo ariyo ducikiramo. Bonita avuga ko mu minota 2 isigaye ari gukontorora satelite ku buryo arakoresha drone zije kutwica asukura icyo gishyamba cyose. Ubwo abasirikare bahisemo guhunga amahitamo yabo bayafashe, abakirwanya bagema baraza kubizira gutyo gusa. Kapiteni Hipper avuga abwira ba Brian ko bagenda bakabaha ubufasha kubera ko kugera ku ndege biri kugorana kubera abasirikare benshi cyane barimo kurwana nabo, ndetse drone zikaba zitangiye kurasa bakwepa ku buryo dushobora kugira ibyago byo kubura uko dutaha byihuse cyane igihe nabwo turaba tugifite ubuzima. Ako kanya natunguwe no kumva ijwi ntari niteguye kumva. Apollo avuga ko ageze aho imodoka yacu iparitse ndetse ibyo yazanye akaba amaze kubitsimbamo neza cyane, bityo araje mu kazi. Apollo nahise mubwira ko ari we ba Kapiteni Hipper bafite byihuse, bityo iminota 2 abe ahabaye. Ako kanya ntangira kumva intambwe ze zirimo kwiruka cyane.
Petero ni Lewis ambwira ko iyo dupanga kuza gushimuta Rufusi gusa twari kuba duhombye kubera ko n'ubundi ntabwo abasirikare bari biteguye ugendeye ku kuba badafite ubushobozi bwinshi, intwaro bakaba batakizikoresha, bityo bari bategereje kuzakoresha intwaro urugamba rugeze gusa. Bityo nubwo tutararangiza urwo rugamba ariko kiriya gitekerezo nagize ni cyiza cyane. Ako kanya ahita afata General Torres nanjye nterura Rufusi wari wahwereye, tuva aho ngaho ari nako twazamutse tuva hasi kugera hejuru twakirwa n'amasasu. Bonita ahita avuga ko drone aka kanya ari kuzikontorora, bityo aho turi ari kuhabona kubera ko yadushyizeho ibimenyetso, agiye kurimbura ahantu h'ingenzi hatandukanye. Akibivuga indege za kajugujugu zazanye abasirikare bandi zitangira kuturasaho. Gema avuga ko we na Kapiteni Hiberi bamaze kugera ku ndege, Gerine akaba ari uri kurasa izo ndege. Kapiteni Cedro Jeff avuga ko badahangayika bagiye guturukaho indege zitabareba ubundi babatungure, ndetse dutangira kumva urusaku rw'amasasu ahasa nk'aho ari inyuma yacu. Niko abari bamaze kumanuka mu ndege nge na Petero ni Lewis twabakubitaga muri ako kajagari, kuko bari bamaze kubona ko dufite abayobozi babo, ntabwo bari gutinyuka kuturasaho na gatoya. Urugamba rurambarana kurusha nuko byari bimeze ubwo twinjiraga mu ishyamba. Gusa Apollo yaje ahindura byose, kuko yahuye na Kapiteni Cedro Jeff amuhereza ikibunda akuye ahabikwaga intwaro, arasa za ndege zose azishyira hasi. Abaduhaye agahenge natwe tugenda tugana ku ndege Gema yamaze gucana, ndetse mu kwinjira imbere mpita ndambika hasi Rufusi wari wahwereye nyuma yo kubona papa. Ubundi nsubiza amaso inyuma aho ba Vivensi bari kurasanira n'abasirikare baje babashyira hasi. Sinzi uko nabonye umusirikare waturutse inyuma ya Apollo waje ari kwirukanka ngo agere ku ndege akurikiye Petero ni Lewis, amufashe Torres wari uri kwigira indakoreka adashaka kwinjira mu ndege. Umusirikare agiye kurasa Apollo amuturutse inyuma mu mugongo, mpita naka imbunda Kapiteni Jeff wari uri kwinjira, mpita murasa isasu ryo mu gatwe agwa hasi. Apollo abibonye ararangara, hari habuze gatoya ngo Bonita amurase akoresheje drone, ariko ahita agwa hakurya. Kapiteni Jeff na Vivensi bahita basunikira General Torres mu ndege, yisangamo atabishakaga. Ubundi Apollo ankubita ikimenyetso cya PC ambwira ko turaza guhurira muri Kenti. Gema mu kwatsa indege Bonita avuga ko aduhaye iminota 2 yonyine yo kuba tuvuye ku butaka, ndetse abwira na Apollo ko amuhaye iminota 2 yo kuba yavuye mu gice kirimo inkambi ya gisirikare, kubera ko mu minota 3 abagabo biyope ari kubona baraba bisubije ububasha kuri drone zabo kandi ashaka kubatanga akazirimbura. Twese twamaze kwinjira mu ndege Gema yihagurutsa neza cyane. Ubundi tukigera mu kirere tubona Bonita ryashyamba atangiye kurigira amateka, kuko yarasaguye na drone ahantu hose, ndetse Apollo atubwira ko yahavuye, bityo tuze kubonana atubwira amakuru y'urugendo rw'i Venezi. Ubwo abasirikare bamwe bahiye tubareba, abandi bashakaga kugenda bari bahunze kare cyane. Ubundi Gema indege yifatisha icyerekezo kigana mu murwa mukuru wa Kent. Petero ni Lewis ahita ambwira ko aka kanya mpamagare Gastamu mubwire ko tugiye mu Barewis igitaraganya, ndetse nawe ahita amenyesha mushiki wanjye Kirista Lewis ko tuje, ibindi biraza nyuma. General Torres mu kwikanga abaza ibyo turimo kuvuga ngo turaje. Petero namusubiza ko ubuzima bwe bwose busigaye bugiye kuba ubwo kwishyura urupfu rwa General Ezeki, ndetse no kuba yaraturikije ibisase ejo bundi muri kampani yacu. Amubwira ati none se muvandimwe wanjye Torres, ntabwo uri kubona ko ikibuga cyamaze kwiyuburura? General Torres yamaze kumva ayo magambo abura icyo arenzaho. Mu kubaza Petero ni Lewis ikintu kigiye kuba, avuga ko Mariyamu tugiye kumushimutira iwe mu rugo, ku buryo tugiye kuba tumwatsa ububasha bwose ashobora kugira bwo kuvugana n'umuntu runaka, harimo na Perezida Venizi Salvatore. Noneho Venizi nawe yibure, kuko turabizi twese ko umupango wo kwikiza ibyo bakoze bagomba kubiganiraho neza. Ibyo biratuma Venizi yibura ubundi yirimbura ubwe. Petero ni Lewis yamaze kuvuga gutyo, General Torres avuga abaza ibyo Venizi yakoranye na Mariyamu, musubiza ko azabimenya nyuma nawe abatuje abanza ahangane n'urwe. Bonita ahita tubaza niba amashusho afite ya Torres yaba yahaye umugore we Dorcas akamenya isura ye. Petero ni Lewis amusubiza ko atari byiza ko bigenda gutyo, kuko tugomba no gutekereza ku bana be uburyo bagomba kubaho nyuma yo kuba batakimufite kandi ntibibahungabanye. Nahise mpamagara Gastamu mubwira ko tuje, ndetse mpamagara na mushiki wanjye Kirista Lewis mubaza aho aherereye. Ambwira ko ari mu kazi, mubaza mama wacu aho aherereye. Ambwira ko ari mu rugo rugenewe Chairman, n'ubundi mpita mubwira ko ingoma zahinduye imirishyo, ubu Chairman aje mu rugo rwe. Namaze kumubwira gutyo Kirista ambwira ko aka kanya ahagaritse akazi bityo aratashye mu rugo. Mubwira ko amakuru yose n'ibyabaye ari buze kubimenya tuhageze, ariko bibe byiza ari mu rugo twese duhurire hamwe. Petero ni Lewis ahita abwira Kapiteni Jeff
ko abo bagabo babiri bari kumwe na wa mugabo wahoze ari umukozi mu Barewisi abatware abageze muri kasho nk'umupolisi ukora akazi ke neza, kandi polisi ya Kentrone ntabwo izibagirwa akazi ke n'ipeti rya kapitene azarivaho neza cyane ubwo kugaragaza umuhate. Kapiteni Jeff asubiza papa ko byose abikesha neza papa we Jeffrey yagiraga agahitamo kuba inshuti na chairman, bityo arakoze cyane. Kapiteni Jeff yamaze gushimira Petronile Lewis amusubiza ko igihe ibintu byose bizaba byarasubiye ku murongo bazaganira neza, maze amubwira ubushuti bwe na papa we Jeffrey uburyo bwatangiriye ku ntambara y'amakuru mabi afande Jeffrey yari yarakiriye kuri Petronile Lewis amwita umujura. Ibyo twavugaga aho ngaho abagabo ntabwo bari babisobanukiwe kubera ko batari bazi abo turi bo uretse Toresi, kuko Rufusi we yari yaguye igihumure nyuma yo kubona Petronile Lewis. Nuko Petronile Lewis ashimira abantu bose bari aho ngaho uburyo twakoranye umuhate. Brian avuga ko urugamba rutagenze nk'uko yarukekaga kuko yari azi ko ari intambara iramara igihe kinini, ariko uburyo umugabo w'ingabo ari we wenyine wapanze uko tugenda mu matsinda wagira ngo tuvuye muri pikinike kandi nanone tukaba dutsinze n'urugamba. Petronile Lewis amubwira ko reka twishyire twizane, ariko intambara ziracyahari kugeza urugamba turutsinze, kandi uyu munsi ni intangiriro yo kubohoka kwacu. Yamaze kuvuga gutyo Gema indege yigejeje hejuru y'ubutaka bwa Barewisi, ndetse yewe ayimanura gake cyane ayigeza ku kibuga kigwaho indege hejuru y'inyubako. Mu kuhagera dutungurwa no gusanga Ambasantoyo na Gaston bari aho ngaho. Tugisohoka wa musore uri kumwe na Gerine dutungurwa no kumva tubwiye ati ndabinginze nimumpa amahirwe yo kuvugana na papa wanjye. Petronile Lewis amubaza impamvu ari gusaba amahirwe yo kuvugana n'umubyeyi we kandi turi kumwe nk'umuntu wibohoye. Umusore adutungira urutoki atwereka papa we, twese tugwa mu kantu dutungurwa no kubona wa mugabo wahoze ari umukozi wa kampani ya Barewisi kera ku bwa Brian, kumbe ari we papa we. Ako kanya umusore agenda amwegerera amubwira ati nkimara kumenya ubwenge ikintu cya mbere nicujije nuko navutse, gusa nkabyicuza kubera ko nasanze ndi umwana wawe kandi ntashobora kubihindura. Uburyo wamfataga, uburyo nta mahitamo nigeze ngira mu buzima, uburyo nabaye umuntu udafite agaciro, byose nkagira ngo byibura urabibona. Nanjye umunsi ku munsi nkihangana nizeye neza ko uzageraho ukampa uburenganzira bwanjye, ariko birangira ahubwo ungize itungo. Ku itegeko ryawe noherezwa ku myitozo ya gisirikare, inzozi zanjye zipfa uko nguko, ariko igihe kimwe nari nzi ko ntazapfapfana gutyo gusa, kuko uyu munsi nari nkwizeye. Aho aka kanya nifuje kukubwira ko mu buzima ntifuza kuzongera kukubonaho, ndetse numvise ko Abarewisi bagushaka cyane, icyampa bakakubabaza ukumva uburibwe njye na mama wanjye twabayemo, maze nawe wige kwicuza. Genda rwiza. Uwo musore yamaze kubwira papa we gutyo ahita acira hasi, bigaragaza akababaro kenshi, amutera umugongo. Gaston avuga ko yamaze gutegura ahantu General Toresi, Rufusi, uwo musore w'umunyamahanga ndetse n'uwo mugabo wahoze ari umukozi wo mu Barewisi bagiye kubikwa, kuko kuri iyi nshuro twizeye neza ko Abarewisi tuje ubutazongera kugenda. Petronile Lewis abwira Kapiteni Jeff ko ajya gufunga abo basigaye, kandi atanga amakuru ku muryango wa Lewis wishinye ishyamba izindi urazifata, ukaba warimbuye ishyamba rya turiya ryari ririmo inyeshyamba zashakaga gufata ubutegetsi. Kapiteni Jeff yahise asaba Gema ko yamugeza aho bagerana akabona kugaruka nyuma. Natwe tumanukana ba bagabo bose turi kumwe muri kampani hasi, tumanukiye muri asanseri tuba duhingukiye muri parikingi ya kampani iri munsi y'ibitaro, ndetse Gaston ahita afungura wa muryango ninjijwemo. Ubwo nari maze gushimutwa n'abapolisi ba Kentrone bari kunshinja urupfu rwa Gilbert, umugore we Dina n'abana babo Derika na Kim, bakaza kuntoterezamo bikarangira Maxwell aje kunshimuta kandokora. Gusa uko hari hameze icyo gihe byari bitandukanye cyane, kuko hari havuguriye bigendanye n'uburyo ba Rufusi na Mariyamu bari basigaye batoterezamo abantu, kuko hari hasigaye hanafungwa hakanafungurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Twamaze kubashyiramo Toresi atangira kudutakambira avuga ngo tumubabarire tumurekure agende kuko afite byinshi byo gukora. Petronile aratureba twese mu kuduha sinyare yo kwivira aho ngaho twese uko turi igikundi. Tumaze kuvamo Gaston amafunga neza ku buryo na shitani idashobora kuhafungura. Nuko njye imbere, Gaston akurikiraho, Gerine akurikiraho, Vivensi, Ambasantoyo, Neila, Hiberi, Brian twerekeza mu rugo rwa Chairman. Tugeze imbere Gaston avuga ko we na Gerine bataharenga kubera ko ntabwo tuzi biri imbere, ikindi kandi turye turi menge, kuko kuba turi aho ngaho muri kampani ni ikibazo gikomeye cyane.
cyane ko Venice azi ko turiho, kandi kuba yafata umwanzuro wo kurimbura kampani ya ba Lewis bikitwa ibindi ntabwo yabizuyazaho mu rwego rwo gukiza ubuzima bwe. Nuko Neyira mfata akaboko dukurikira Petronile Lewis mu myenda ya gisirikare, abo tunyuzeho bose bakikanga, ariko rwari urugendo ruto cyane rwatugejeje ku gipangu cyo mu rugo. Ubundi abashinzwe umutekano nta kuzuyaza babonye turi abasirikare barafungura turinjira, duhita twerekeza mu ka asanseri twinjiramo dukandibute twese tuzamura. Nyuma y'amasegonda 15 twari tugeze ku marembo y'umuryango wo mu rugo. Niba Christella Lewis yari arekereje ntabwo mbizi, icyo nabonye nuko yafunguye umuryango nk'utwiteguye. Mba ninjiye mbere nsanga Mariyamu yicaye muri salo ameze nk'uwiteguye areba televiziyo. Byose mpita mbibona uburyo Christella Lewis aryohewe cyane no kwihorera kuri Mariyamu, bityo akaba yamuteguye neza cyane kugira ngo tuhamusange. Nuko amaze kwinjira, amaze kunyambira hakurikiraho Petronile Lewis, nawe amaze kumuyambira aragenda ahereza ikiganza Mariyamu, ubundi atambuka imbere ajya kwicara ku ntebe iteganye niyo Mariyamu yicayeho. Vivence aratambuka, ariko Kapiteni Hibert Mariyamu wahita amumenya kuko yari yakuyemo ingofero imukingira. Ako kanya twese tumaze kwinjira neza no gusuhuza Mariyamu warebaga televiziyo, Christella Lewis urugi ararupana neza cyane. Ako kanya kandi kuri televiziyo hahita hacaho amakuru avuga ko umuryango wa Lewis wazindutse urwana intambara ikomeye cyane yo kurwanya umutwe w'ibyihebe byari mu ishyamba bigamije guhirika ubutegetsi, ndetse umubare w'abapfuye, abahunze n'abafashwe na polisi bakaba bafunzwe ubu ngubu ukaba utaramenyekana. Mariyamu mu kubyumva tureba uburyo twambaye ahita ahaguruka areba Kapiteni Hibert kubera ko ari we yari yamenyemo gusa, amubaza ibijyanye n'ayo makuru ndetse impamvu tuje muri kampani nyuma yo kugaba ibitero tukavuga ko byitirirwa umuryango wa Lewis. Kapiteni Hibert amusubiza ko ibyo bibazo atari we ugomba kubibazwa, ahubwo bigomba kubazwa aba Lewis ba nyabo, kandi abyibuke we ntabwo ari umulewis. Mariyamu ahita areba Christella Lewis azunguza umutwe amubwira ko atari we mulewis wagabye igitero, kuko nk'uko abizi yazindukiye mu rugo, ahubwo wenda yabaza Landry Lewis niwe ufite amakuru. Mariyamu mu kutuzengurutsamo amaso ahita ndeba, mpita nkuramo ikimpisha isura. Mu kunkubita amaso aratungurwa cyane kuko nta kindi yahise abona uretse kubona umugabo we Petronile Lewis mu maso yanjye. Atangira gucanganyikirwa yibaza ibiri kuba, ariko bitaraba Gemma ahita akomanga ku muryango. Christella Lewis ahita amukingurira, ndetse na Gemma aza mu myambaro Mariyamu asanzwe amuziho nka Giovannia, umukunzi wa Maximilian. Ako kanya nkimara kubona Gemma mpita ngenda musanga mubwira nti urihuse mukunzi wanjye, mpita musoma ku munwa. Mariyamu mu gucanganyikirwa atangira kwibaza ati Christella, uravuze ngo mbaze Landry Lewis ibijyanye n'urugamba? Noneho uyu musore mbonyeho bwa mbere ahita anyiyereka ndetse ajya gusomana na Giovannia amwita umukunzi we. Buretse gato, none suri Maximilian? Mariyamu yamaze kumbaza gutyo mu matsiko menshi cyane, mpita mubwira nti ndongeye ndagusuhuje mama, nyuma y'isabukuru yanjye y'imyaka 8 nongeye kukubona nawe umbona icyo bita imbona nkubone. Mu gihe izindi nshuro zose twabonanaga nakubonaga ariko wowe utari kumbona kubera ko warunzi nka Maximilian. Iryo zina rikaba rikomoka kuri Maxwell, wa mugabo wari inshuti cyane na papa wacu Petronile Lewis witwaga Loras, ariko akiyita Scorpion mu buzima bwo ku muhanda yampaye, kuko nawe yari yararihawe n'ababyeyi bamwakiriye nyuma yo guta umutwe agasanga yishe mama we kubera ishyari agirira Petronile Lewis. Burya nyuma y'uko wowe na Rufus mutwishe ntabwo Imana yari yategetse ko biba. Ariana yarancikanye ajya kundera izina Landry Lewis rivaho, nsigara nitwa Landry Maxwell, ariko Maxwell akaba ari ryo mpamagarwa cyane ngo hato hatazagira umuntu n'umwe wongera kumenya inkomoko yanjye. Ku buryo n'umunsi nongeye kukubonaho amaso ku maso ubwo nari ngiye kujya mu marushanwa na Ambasanto yo muri Moriya Academic School, njye nawe tukaganira utigeze umenya ko ndi Landry uwagakwiriye kuba ndi imfura yawe, ariko nawe urabyumva ko njyewe kuba ntagufata nk'umubyeyi ari nayo mpamvu uwo munsi ntigeze nkwereka amarangamutima yanjye. Narakuretse uragenda, ibyo biza gukurikirwa n'ubundi n'uburyo nakomeje kukwiyereka ariko ntumbone, ndetse yewe nanaguha n'ibimenyetso bikwereka ko watujijije ubusa. Nyuma yo kwica Petronile Lewis umuziza ngo yiciye nyogokuru muri Masofa, ariko nyogokuru nkamukuzanira, ndetse nkanagerageza gukora ibishoboka byose nyereka umugabo wawe nako incoreke yawe Rufus ko papa we atari Petronile Lewis wamwishe, ariko wasanga atarigeze abikubwira. Gusa ntabwo byantungura kuko wirukira ugusiga ugasiga ugusanga.
nkuko nawe wikijije Petero ni Lewis uzi ngo usanze umugabo none aka kanya ukaba utanazi n'aho aherereye, ndetse kandi uranabizi uburyo wabeshye Petero ni Lewis ko ntari umwana we, akabaho ubuzima bwe bwose afite agahinda kenshi cyane, ariko nta gihishwe kitazamenyekana kubera ko wowe ubwawe ni wowe wanyibwiriye ko ndi umwana wa Petero ni Lewis. Ndetse nanone ndagira ngo nkwibutse ko iyo wakoze icyaha ntabwo kugutamaza bitinda, kuko wabonye Maximilian urashamaduka cyane, ukajya unamubwira ko umwana wawe Landry Lewis umubonye nanone wakongera ukamwica, ariko aho bitandukaniye ibyo ntabwo byashoboka kuko ntabwo wigeze umwica. None dore ndahangaha imbere yawe, ari nayo mpamvu mushiki wanjye akubwiye ngo umbaze, ese wowe uraho? Namaze kubwira mama wacu Mariyamu gutyo, mbona atangiye gutitira mu mavi kwa kundi umuntu abura uburinganire, ku buryo yari agiye kugwa hasi. Ariko se ninde wari umufitiye impuhwe ko yakomeje gutitira, umurenga ugashira agahagarara afatirije ku ntebe. Ari nako Kirista Lewis akomeza amubwira ati, kandi uyu munsi biba ubwa mbere n'ubwa nyuma unyita icyo kizina ngo ni Kiristera, kuko njyewe mvuka papa wanjye yampaye izina rya Kirista Lewis. Nkaba ntekereza ko igihe kigeze kugira ngo umusaruro w'ibyo wowe n'abawe mwabibye ugerweho, cyangwa se musarure aho mwabibye. Ikintu nakubwira aka kanya nubwo mfite byinshi nakubwira, ariko ndumva ntaho nabihera, bityo ndakubwiye nti amahirwe masa mubyeyi. Mushiki wanjye Kirista Lewis yamaze kuvuga gutyo, Mariyamu atangira kwahagira cyane, andeba mu maso ahita ambwira ati, buretse gatoya Landry, buretse gatoya, ushatse kuvuga ko kino gihe cyose wari unzi? Mbese uzi ibyo nakoze byose ariko ukaba waramporagira iruhande? Kubera icyo utigeze uza ngo umbwire ko ari wowe, kuko mbizi ko wari ubayeho ubuzima bubi mwana wanjye ngo mbugukuremo. Mpita musubiza nti, yewe wikwigora rwose, wikwivuna, nari mbizi ko n'ubundi ubuzima bubi nindamuka nje kugutakira uzabunkuramo. Rero narabikoze, ariko nabikoze mu buryo butandukanye nubwo urimo gukeka, kubera ko iyo nza mvuga nti mama ndi Landry Lewis, umwana wawe w'imfura wabyaranye na Petero ni Lewis, wari kunkura mu nzira ukanyica ukanduhura imiruho y'iyi si. Ariko naje mu bundi buryo, aho nakubwiye amateka y'umuryango wanjye, ko hari abashimusa umuryango wanjye akaba ari byo byanteye kuba indwanyi y'akataraboneka. Ariko kubera ko wibagirwa vuba, cyangwa se ukaba utabasha gutekereza neza, ntabwo wigeze utekereza ngo mbaze kuri aba bantu bameze nkawe, baba barakoze ubwo bunyamaswa babukorera umwana w'umuziranenge nkanjye. Ariko ntabwo byabujije kunkura mu buzima bubi rwose, kubera ko wahise umpa n'ikarita y'umuryango wacu, ku buryo nari nsigaye ngura icyo nshaka ku mafaranga y'umuryango wacu, ndetse yewe byanamfashije kukuba imitungo yacu nk'umuryango nyiteraniriza hamwe. Ubu mushiki wanjye Kirista Lewis arayifite, ndetse n'indi itaragaruka. Nsubiremo ngo n'indi itaragaruka, ubu iri hafi kugaruka. Bityo rero amaso yawe niyo atakweretse neza ntabwo wandenganya rwose. Naho impamvu ibintu byose ntabikoze muri ubwo buryo wari umbwiye ngo nzaze, cyangwa se yewe nanakora misiyo yo kwihorera ngo nsubirane ibyanjye n'umuryango wanjye, nuko atari njyewe ibyo byari mu maboko, kuko ntabwo navuye muri kampani ndi chairman w'iyi kampani. Namaze kubwira Mariyamu gutya asigarana amatsiko menshi, ambwira ati, none se ikibazo ni kimwe, ubundi ko wari umwana mutoya, umuntu umwe rukumbi wari kuba yakubwira ayo mateka yose wamenye, akaba ari nta wundi uretse Petero ni Lewis wapfuye, ndetse na Rufus nzi neza ko atari kuyakubwira. Ibyo bintu wabimenye gute? Buretse gato, iryo jambo rya nyuma uvuze ngo wavuye hano utari chairman, bityo ngo nta bubasha ufite bwo kuza kwaka imitungo yawe, bishatse kuvuga iki? Mariyamu yamaze kumbaza gutyo, mpita mubwira nti, hari ibintu tujya twibeshyaho nk'abantu, ntitwibuke ko hejuru y'abantu hari isumba byose ari nayo igenga isanzure. Petero ni Lewis waramwishe, ariko njyewe ubwanjye nigeze kwibwirira tonzi ngo azaza kubwire ko Petero ni Lewis atigeze apfa. Naho ibyo kuvuga ngo amakuru nayakuye hehe? Niba Petero ni Lewis atarapfuye, ubwo niwe wayampaye nyine. Ndumva ibindi byose bisigaye ntacyo mfite cyo kugusubiza, ahubwo nunze mu rya mushiki wanjye Kirista, nakwifuriza amahirwe masa, kubera ko mu bantu bose bari hano ntawe udategereje igisubizo cy'ibibazo ugiye kubazwa n'uburyo ugiye kubitangamo. Namaze kubwira mama wacu Mariyamu gutyo, igihe cyose nari nahereye kare nari nabaye nka Yohani umubatiza, kubera ko ari we waje ku isi avuga ko hari umwana w'Imana uzaza.
kandi uwo akaba atazigera anabasha no kuba yapfundira udushumi tw'inkweto ze, ku buryo Peteroni Lewis nari namusasiye cyane ku buryo wagira ngo nari ndi gutegura umukiza. Mu gihe Mariyama agicanganyikiwe no kubona umwana we w'imfura nkiriho muri ubu buzima, ndetse agasesengura agasanga ndi Maximilian waciye ibintu, hakubitiraho na bya bindi by'ab'igitsina gore bakunda abasitari n'ibyamamare, ku buryo yashatse kunyiyegurira kuva kera hose, none akaba asanze ndi umwana we amazi yararenze inkombe, bikomeza kumucanga cyane. Niko noneho Peteroni Lewis yikuye ingofero n'ibimukingiriza isura, ahita akubita amaso Mariyamu, nawe arayamukubita barebana amubwira ati ndagusuhuje cyane mugore wanjye nakundaga. Mariyamu ahita amera nk'umuntu utewe ikinya kizamumaramo imyaka 100. Mu gihe ibyo bikiri kuba nahise nakira telefone mu kureba mbona ni Minisitiri w'Intebe Monterero umpamagaye, ambwira mbaza niba koko aka kanya ndi muri kampani ya ba Lewis n'abantu twavanye ku rugamba rwo kurwanya inyeshyamba zari hafi guhirika ubutegetsi. Musubiza mubaza impamvu mbajije icyo kibazo, adaciye ku ruhande ahita ambwira ko niba ngikunda ubuzima bwanjye, abanjye n'igihugu cya Kentrone n'umuryango wa ba Lewis, nitegura ibigiye kuza kubera ko ari bibi cyane, ndetse niba haranabayeho amateka hano ku isi akaba ari amateka mabi cyane, ntitegura ibigiye kuzira umuryango wa Lewis amateka arahabera azaba ari mabi cyane kurusha yabaye ari kuba nonaha, ndetse nazigera abaho mu buzima bw'ikiremwa muntu. Monterero yamaze kuvuga gutya ahita kupa. Mu gutangira gusesengura ntangira kwizengurukaho nibaza kuri ayo magambo. Mu kubibona Peteroni Lewis ambaza ikibazo kibaye, bose mbabwira ntaciye ku ruhande. Peteroni Lewis amaze kubyumva ahita ahaguruka aranyegera areba na Kapiteni Hiberi ndetse na ba Santoyo n'abandi bose bari aho ngaho, avuga ko ayo magambo nta kindi kintu asobanuye. Avuze ko amateka agiye kubera hano mu butaka bwa Lewis agiye guhindura byose, cyane cyane ubuzima bwacu cyangwa se ubwa Kentrone, ariko ibyo biraterwa n'uburyo turabyitwaramo, kuko byumvikana ko Monterero avuze gutyo nyuma yo kwakira amakuru ko aba Lewis bagarutse mu isura nshyashya. Bityo rero intambara twashakaga twari twarasasiye kuva kera cyane nibwo itangiye, ahubwo ikigiye gukurikiraho nyuma yiba tubwiye nta kindi uretse